uwagusobanurira umuntu uyu munsi waza gufata izo nimero ufite zirenga 500 muri telefone ukazisiba ukajya gushakisha umuntu hanze mu bantu. Hari abantu mu buzima bwacu bajya baza bakaza bambaye imyambaro myiza, imyambaro yo kuduhereza impano n'amagambo meza, ndetse bigize abamarayika cyane, ariko mo imbere mu mitima yabo bafite ubumara nk'ubw'inzoka. Abo ngabo ntago bajya bagaragaza icyo gice cyabo mu gihe tuguwe neza, baducunga mu gihe twaguye mu ikosa kugira ngo batugaragaze nk'aho tudakwiriye, bafatanye n'abanzi bacu kuturwanya. Bene abo Imana ikwiye kubari mu vuinga ikabegezayo mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Hari n'abandi bantu ibihe bijye bitwereka nk'abadakwiriye, ndetse natwe inshuro nyinshi tubafata nk'abadakwiriye kugendana natwe, kuko usanga tutari ku rwego rumwe n'imyambaro yacu idasa n'iyabo. Ariko abo bantu ibanga riri muri bo, iyo tugeze mu gihe cyo gukorwa n'isoni imyambaro yacu y'icyubahiro yacitse, bafata ya myambaro yabo idahenze bakambika ubwambure bwacu kugira ngo abanzi bacu nibatureba batubone nk'abanyembaraga, kumbe twageze igihe intege nkeya, twageze mu gihe cyo gutsindwa. Ariko kuko abo bantu batajya barwanira icyubahiro cyabo, bahora barwanira icyubahiro cy'abandi, bo bakemera kwambara ubusa mu cyimbo cyacu kugira ngo twe tugende mu bantu, tugaragare mu bantu, duse neza mu bantu, tumererwe neza mu bantu, twishime mu bantu, n'abanzi bacu nibadushaka be kutubona. Ukeneye umuntu mu bantu.